Umva tuvugane iki ngiki. Umva tuvugane ibi ngibi. Umva tuvugane ibi ngibi. None se mwebwe mwese muzana iby'ibizinga n'abafasha amashusho ajyanye n'ibizinga. Mukabura ubwenge bwo kubona yuko inzu iyimaze amezi oya iriya nzu inabamo imidite biragaragara. Mutabazi kuba naracecetse suko atari ngiye wari mukuru. Ko muri raferi ngiye wari mukuru. Ndabasuhuje abanyarwanda mwese ndabashuje mwari mumaze igihe kigera nko mu byumweru bibiri mutambona. Ntago navuga ngo ndagarutse kubera ko ngarutse gusezera sinzi uko icyo gihe babyita, kubera ko ndabizi ko muri abanyamakuru bakora showbiz abenshi, ariko nanone ngarutse mu isura nshya y'umunyapolitike. Sinkiri wa musesenguzi ngo wenda uri bumubwire ngo sesengurira ibi, sinkiri wa muntu uri buvuge ku bya showbiz n'ibya mitemeri y'abakana kana baruntuza, ariko ndagerageza gusubiza ibibazo byanyu uko byamera kose. Abantu muri showbiz ikintu bakundira ngiyo umuntu mwamufashe nk'umuntu w'umustar cyase ufite izina ngo rizwi, ikimubayeho mubasha kumutega kamera cyangwa se kumutega microphone. So rero nagiraga ngo ntazamara ukwezi nashyiraho 2-3 ntaboneka, abantu bati Mutabazi yishe itangazamakuru, kuko sindi Mutabazi yishe itangazamakuru. Nimba wenda ari nabakoze ibitero cyangwa se bakanga ibitero bagamije kuvuga ngo Mutabazi ngo ari disappearing tumubure cyangwa se atinye kugaruka mu ruhame, ntago nabikoze kubw'impamvu yabo, nabikoze kubw'impamvu yanjye ijyanye na kariyeri yanjye, ku buryo rero nta kibazo mfite kuba na facing itangazamakuru. Nkaba nifuza ko uyu munsi munagerageza kumbaza ibibazo ko icyo utari bumbaza uyu munsi ntago uzakimbaza iteka ryose. Wenda haniho ushobora kumbaza ikintu singikwepe, next time niduhura mu bundi buzima hari igihe uzambaza nkagufata nkaho rwose ibyo uri kuvuga ntari no kubyumva, ariko byibuze uyu munsi ndagerageza gushyira umucyo ku bintu bimwe n'ibindi, nubwo wenda ntari bwinjire mu mizi, reka nkoresha ijambo ryo kwinjira mu mizi, ariko byanga bikunda ndagira icyo mbwira abanyamakuru ko muri inshuti zanjye Gakire niwe unyishyiriye salado kwa fire mu kanya. Hari n'abantu babanga Mutabazi ngababeshya mani ngo nago yakubise gukubitwa bibaho. I'm not poor, I'm blocked. To be blocked ni ibintu bibaho. Ahubwo noneho ni cyetse rimwe mwarafunguye deba yo kuvuga ngo ntago umuntu umwapotre yaba block for some months, for some. By the way, abantu banakoze biriya congratulations cyase tubakomere mu mashyi, bravo. Revenue zanjye zari ku 150 ku kwezi bazisubije kuri 0. Hako ndi Mutabazi inoffensive ndatangira kuri 0 nongere nzubake. None se ubundi wagize ngo nazigezaho kubera ko ni ibintu twavunikiye turabyubaka. So rero ntago turi abo bantu batinya gutakaza revenue zabo. Uretse ko ubwo nibigera mu mategeko n'imbere ya Nyundo n'ingingo yo muri constitution ivuga yuko iyo umuntu yabuze ubwishyu ntacyo abazwa, hari igihe umuntu akora ibintu azi ko bigiye gutuma yishyurwa, ahubwo akaba agiye gukuma ingingo ifatika yo gutuma imbere y'umucamanza mbumwere kabiri. So mu by'ukuri mumbaza ibibazo byanyu ntakomeza kubaha iby'iwanjye. Izo revenue umuntu kwibaza ubundi mu buzima busanzwe Mutabaza akora iki? Umunsi twaza kubaza ibibazo byinshi cyane bitandukanye cyane ko twagariye abanyarwanda muri kano. Kubera ko revenue bazisubije kuri 0, ubwo Mutabazi uyu munsi nta kintu akora kimwinjiriza uretse kwandika ibitabo no gukora ama conference. Conferencier uwo ni umwuga, ni kariyeri, kiretse wenda umuntu bimpakanya nimba avuga ko Les Brown ntacyo akora, Tony Robbins akavuga ko ari imburamukoro cyangwa se ari jobless. Kuba rero kariyeri ndi kuyubaka nyihera kuri 0 ntibivuze yuko iyo kariyeri idahari. Ibyo bihumbi 700 waruvuze winjizaga byava wibigarukaho kugira ngo utandakaza muri interview kuko babivanyeho. Reka ahubwo mbaze ndi gupanga gukora ikibazo nongere mbisubireho. Mbaje ngo byavaga mu maturo. Oya 750 net itarimo amaturo yo ndacyayarya. Ituro rero cyaza. None se wagize ngo iyo abantu bavuze kuriya rero hari igihe basa n'ababeshya abanyarwanda ko abanyarwanda bose bavuze kuriya. Oya, hari abantu baba bazi amavuta turiho n'umuhamagaro turiho, ibyo abantu bavuga ibyo ari byo byose rero bagakomeza bagakora icyo bagomba gukora. So mu by'ukuri rero sinavuga yuko wenda impande zose atagize ikihahungabanya, ariko reka tuve mu by'amafaranga ninjiza. Igihari nuko muri ubu buzima n'urugendo habaho amataba hakabamo n'udusozi. Unsanze mu itaba rero nanyitegeje ku gasozi. Ibyo nibyo ntago ari ibintu byo kuba umuntu yabidoginga cyangwa ngabikwepa kwepe.
twivuga ko mafaranga ninjizaga ntakinjiza ko nimba nafite kontra y'ubusesenguzi ya 250 uyu munsi nkaba ntashobora gukora ubusesenguzi ayo ntago navuga ko ari nabo bayajyanye amahitamo yanjye yatumye yigizwa ku ruhande sinanavuga ko n'uyu munsi atari n'abashaka kumvuga ngo bampande ma contract ariko ntayo ndi bwemere kuko nge ntago ndi umuntu uyoborwa n'amafaranga umuntu antunze nyoborwa niyerekwa nyoborwa na dreams inzozi mfite nyoborwa na passions ntago ndi umuntu banga ngo ko bantunze amafaranga uraza yakurikiye nk'imbe bikurikiye akantuza mu ntuza so mu by'ukuri tuve kuri ayo mafaranga cyetse ubwo numbaza turateganya none ko uzajya yakurahe ahubwo ngiye kukubaza ngo ideni rigeze he ryishura ryarandirode ibyo ngibyo bigira uburyo Mutabazi n'umunyamategeko we babirebera hamwe n'andi madeni kuko ntago randirode ari igitangaza hano mu isi ntago ari igitangaza ibyo bizashyirwa mu gasobane kamwe n'andi madeni binahurizwe hamwe n'uko ibyo bakoze byari bitajyanye n'amategeko bihuriza hamwe n'uko byarimo kunesha agaciro ingingo ya 14 mu itegeko nshinga itabibemerera bijyanishe n'uko byatumye revenue zanjye zihinduka zero so mu by'ukuri rero ibyo ngibyo tuzabireba bijyanye n'icy'amategeko yemeza ingingo ya 14 mu itegeko nshinga iravuga ngo uburenganzira bwo kudahungabanywa ku mubiri no mu mutwe umuntu wese afite uburenganzira bwo kudahungabanywa ku mubiri no mu mutwe ntawe ushobora kwicwa urubozo gukorerwa ibibabaza umubiri cyangwa ngo akorerwe ibikorwa by'ubugome uretse ko buryo umuntu avuze ko mufitanye umwana ari ubwa mbere ubonye isura ye ni ubugome uretse ko sindafata umurongo wo kujya mu nkiko neza ariko abantu basenga Imana bakore nka yirindwi cyabakora y'iminsi 20 na basate Mutabazi atafata inzira y'amategeko kuko umuntu wese wamimbi n'ikinyamakuru yamimbiyeho hari igihe bose nakitendeka kandi muri inshuti zanjye ariko ntago ndafata uwo murongo byo bateguje ibikorwa bidakwiye umuntu ntago wemerewe kubimukorera cyangwa ibimutesha agaciro nimba ibintu abanyarwanda bakoreye Mutabazi bimutesha agaciro ibyo umucamanza niwe wabigena cyangwa akabyemeza kabiri nimba bari bafite amakuru afite ibimenyetso punditi nuko nabanga imibare n'ibimenyetso ibyo nabyo nibo babizi dufashe kugenda tunamenya ni bande aburi kuvuga bagusize icyasha cyangwa se ni bande urwego ndiho ntago ruri ku rwego rwo kuvuga umuntu uwari wese mu kanwa kanjye amakuru cyangwa ni babandi bakuru n'umurongo njyamo wa politike nta gupfa gushyira abantu mu kanwa kawe n'izina ry'umuntu mu kanwa kawe buriya waba ugiye hanze ya protokole z'uko umwuga ukorwa ariko ababikoze bariyizi ubwo wenda umunyamakuru watanze ikiganiro kubavuze ko ngo hari umwana ngo w'umwaka n'igice buriya wenda hari nk'akantu ka message yamweretse cyangwa se wenda yamweretse nk'ikintu kigaragaza kananzi cyangwa se tujya tuvugana cyangwa se umuntu abyana n'undi nta n'agafoto bafitanye so byanga bikunda abanyamakuru b'abanyamwuga mu nakuzanira inkuru itwika murebe n'ahantu muhera mufatira nk'uw'inzu wenda we yari afite ahera afata ibindi aragobyora ibindi aragobeka ariko nimba noneho umuntu nta n'ikintu afite uti haravamo views ko nabonye se nta n'izihari nabonye nta na view nene mu 15 afite kandi views kuri Mutabazi kuzimukoreraho ntago bigombera ngo ugoreke ibintu himbi bidahari hateje uzavuga ngo uyu hari no waje kuri Twitter anyita ngo homosexual it's kind of abantu ba control n'ibyo bavuga burya niyo byaba ibinyoma ugomba kubiya suite logique ku buryo umuntu byumva riva go beton histoire ubye iva avaler ibyo bintu tukamemo hari ibintu burya abanyarwanda nidusirimuke ko views zo zirahari ha Mutabazi we ni views zigendera kuko ntekereza yuko kuza uhimba iby'umwana bitakoze views nk'izi nyogosho iya nyinginga sakanantereta nkakora indi nyogosho ahubwo tukira umuntu uri ku rwego rwo kurema views ntago ujya kumubeshyera kabiri mwe abanyamakuru buretse nawe uri inshuti yanjye nawe nubwo wanyogoshesheje ariko ubushuti bwawe ndabukemanga njye niwe Mutabazi byose tujye tubishyira hanze none se wampamagaye se nibuze muri interview mfite umusatsi mwinshi nta mafaranga ari mu mufuka wasanga ari no kuri bank ariko nta yari mu mufuka urishyura ibintu bigenda neza wishyuye n'ibihumbi bitari munsi ya 5 banakubone babone kuri umuntu umugabo ariko tuve kuri icyo ngicyo ntago niyogoshesha igihumbi tuve kuri icyo ngicyo nubwo wanyogoshesheje tuve kuri icyo
ngo nishyujwe 420 mutera kamera mujya gukorera views muhite muyateranya mujya kuya uriya mugabo ubundi igihe nabahereye views ndi umuntu wo mwajya guscrutininga kuba narinda njya no kubarega ngo mwankoreye ibintu bintesha agaciro hejuru 400 buri kinyamakuru hano cyose nagihesheje miliyoni byibuza muri views buri kinyamakuru kimwe ibyo mbona ari byo wakabe warahereyeho ikiganiro wakoze cyambere mwese mujya gukora ibiganiro cyo kuki mutakigarutseho ubundi ko mutari kumbaza bya bibazo mu vuga ngo bikubitira amavi murantinya ubundi mubaze ibibazo mubaze mukanuye amaso bien kwinjira mu kiganiro nyuma yo gusaba Paul Kagame waba usabye abanyamakuru none se ubwo ibyo nibyo nkoze nyine nshatse kwavuga ngo mu b'abanyarwanda basirimutse imvugo nkoze ishatse nko kubagaya si ukubasaba iyo biba kubasaba nyine ubwo nabifite ubundi buryo nabasaba nkabwa ni buri wese muha ikiganiro amereza senkani kanakubeshya kare exclusivity kandi nagiye abantu 100 Mutabazi tugiye kwinjira mu kiganiro neza mu buryo bwimbitse tunahereye n'uburyo ugaragara oya ariko muranagenda buri wese ampereje icyo cyo tugishyire ku muntu si mwanyise umuntu wakubiswe ubwo mwanyise wakubiswe rero urese aravana ampereje nuvana utamereje nugishyiraho nkurege muri poting so mu byukuri rero turi inshuti ariko hari ahantu namwe muba mwakotoye hari ahantu mutabitwaye neza ariko nawe ari ibintu bishaka guheza abanyarwanda ari amakuru ushaka kubaha kandi biranyura ahangaha oya mumbaze kabisa reka tukubaze rero twinjira mu kiganiro neza byimbitse uburyo ugaragara ubushize abantu muri press conference bakubonye ufite pike mu mutwe utangiye no kuvugaho byinshi bitandukanye ako nari nyimaranya amezi nyimaranye n'amezi kuki uyu munsi itakigaragara mu byagenze gute ndi guca mu bibazo kandi byanezeza kwishyiraho nta bibazo ndi gucamo hatagira uyimbonaho n'ibibazo ndi gucamo ugasanga atangiye ubwo si byo wahereye urimo kumusaba ukabonye atagusubije atagukemura ibibazo ukabavuze uterekanye sibe n'ubundi byose ni kimwe nta kintu byatanze ni igitekerezo cyawe cyangwa n'icyo uri gatumwa wowe banza usobanure nimba ari igitekerezo cyawe ni ikibazo nagira ngo umenye ubwonko ndi kudiringa nabwo ndagira ngo ibi bintu bisobanuke neza imvugo nakoresheje yarenze ubwenge bw'abantu batari bake hano mu Rwanda wenda bamwe muri mwe nabo barimo abandi bigiza nkana kubw'inyungu za views ariko hari imvugo mu byo bita figure de style mu buryo bw'imivugire habaho uburyo bita sarcasme muri iriya discours nakoze cyangwa imbwirwaruhame hari harimo sarcasme zigera muri 2 iya mbere naho nari navuze ngo nkuko udashobora gushyiraho urwibutso rwa jenoside y'Abadage mu bijyanye na jenoside yakorewe abayahudi ngo uvuge ngo kubera ko hari Abadage wenda Staline yaba hari ababashije kugwa ku rugamba rwari rugamije kugera iberere ngo bahagarike jenoside y'abayahudi yakorwaga n'abanazi abanazi bakaba Abadage ariko ntago Abadage bose ari abanazi ibyo bihura no mu Rwanda kubera yuko abakoze genocide bitirirwaga ubwoko runaka bwa nyamwinshi kandi ntago intera hamwe zari zinagize kimwe wenda cy'icumi cy'ubwo bwoko nkavuga ntariko mu gihe turimo dukora ubusesenguzi bw'ubuhanga ibitekerezo bigibwaho impaka Mutabazi nkavuga nti uyu mumama wenda wowe kamuvuge muhoza vigitwara ko ari no muri bake bangaruye muri media kuko mwagiye kunyibasira wamaze nk'icyumweru anyibasiye nge na Dr Bizimana ngo dusige dukora ibyaha ngo leta katureka noneho ndashaka kugira ngo muhagame asobanure Mutabazi n'ibihe byaha nakoze leta ikandeka kuba umuntu arimo avuga ngo arimo atandukanya abanyarwanda ngo yango narabingo navuze ngo nabajije ngo iby'urwibutso rw'abahutunga ariko ngo nyuma ngo naraburanye ngo muri East Africa ngo urukiko rwa EAC ngo ndatsinda okay usigaye uza gusenya abanyarwanda n'ubumwe bw'abanyarwanda witwaje ko nujya kuburanira mu banyamahanga uzatsinda so byanga bikunda rero Mutabazi hari itegeko ry'intambara rivuga ngo kandi koko uyu muntu ngari muri ubu buzima abafashije mu ntambara ndetse Paul yaravuze ngo Imana imfungura umuryango ujye mu mirimo migari ngo n'abandwanya babaye benshi simbuje abantu kundwanya kuko ubushobozi Mutabazi mfite nubwo kurwanwa n'abangana n'abandwanya gukuba inshuro 10 bose ukabateranya kandi bose bakajya bazinduka ari wo mwuga bakora bana byishyuriwe bose ngashyira ku murongo nkafata dayimoni nkazishyira mu mapaki cyangwa se mu ibaro nkakubita ngoreza mu kidaturwa rero umuntu utekereza yuko ndi ku rwego ngo buriya ngo bamukomye Mutabazi ntago bivamo sinzi nimba namwe mwarabibonye
reputation ya Mutabazi ntago uza kuyinyeganyeza muri media uko wiboneye ngo bikunde. Sinigeze ni brandinga nka marayika ngo nze nivuga ngo ngiye Mutabazi mfite amababa ngo ndi marayika ngo Mutabazi abanyarwanda bamufata nk'umuntu ufite ibitekerezo byazamura GDP y'igihugu. Iyo rero udashoboye kwataka ibitekerezo bya Mutabazi titote ufunga umunwa wawe abo bazimu bakurimo bakagupfubiramo. Naho iyo ushatse ngo ndaza ngo mvuga utungutu nimba umuntu anzi ibitekerezo bure ni nko kwataka umuntu ukoreshwa ibitangaza wenda akaba yasengera kanseri gakira ngo inzoga nta n'ibimenyetso uzanye nimba gisengera kanseri zigakira rwose yatake yawe nta kiramukoraho. Ndi umugabo watatswe no mu Rwanda. Abagabo bakomeye nka batibi Joshua muri Lagos baratatswe. Abagabo bakomeye hirya no hino nka abapasiteri baremereye ku isi. Ugiye kureba ibibavugaho bitari byiza muri Amerika ba Bishop TD Jakes n'abandi batandukanye ntago babavuga bose ngo bavuga ibyiza. Ariko igihe umuntu afite ijambo rihindura ubuzima bw'abantu akaba gifite ijambo rihindura ubuzima bw'abantu, utwo tuntu ufite tudafite ibimenyetso tumera nka ya mirimo Paul yavuze ngo imirimo imwe izapimishwa umuriro ngo ishonga ishirire. So mu by'ukuri rero reka turebe ibintu mu buri buryo. Mutabazi ni views zigenda ariko inyogosho ye irazikora aho guhimba utuntu twanakujyana mu rubanza, aho kugira ngo uvuge ngo inzu ngo niyishyuye kandi wenda utinjiye mu mutima w'ikibazo neza ngo ubone ko harimo n'akagambane. Njye nari kunezezwa n'umunyamakuru ari kuza avuga ati aho kugira ngo ibintu bisakuze kuba bikoze yarazi itariki impemberwa, yarazi itariki 750 mbyinjiriza, yaziye mu matariki azi neza yuko muri minsi nka 15 ngo nyafate. Kandi hari ibyo twari twaravuganye ntashaka kuzana hano ninjya mu manzi ubwo wenda nibwo nzabizana. Ariko hari kuza umunyamakuru 2-3 bavuga ati aya turayateranyije ahubwo we Mutabazi uraduha exclusivity mara ukwezi kose kubera ko urabona turayishyuye kuko wenda ayo idea creative idea itabajemo it's okay it's fine. Nariko wenda se munatambamiye views runaka ariko nigarukiye muri iriya mvugo yanjye harimo iyo sarcasm ivuga ngo uko utazana urwibutso rw'Abadage mu Bayahudi cyangwa se i Tel Aviv ni nako utazana urwibutso rw'Abahutu i Kigali. Iyi ni sarcasm no kuvuga ngo nkuko uruzanye i Tel Aviv rw'Abadage bakutera amabuye ni nako i Kigali nuzana rw'Abadage b'i Kigali bavuyemo abanazi b'i Kigali nubwo ubwoko bwose butari abanazi nanone ntago uraburi mukuri. None ngeze nahariya ni nko kuvuga ngo nimba iyi mvugo mvuze ngo abanyamakuru bakabe barishyuye suko mvuze ngo mwagomba kwishyura, ahubwo nshatse kuvuga ngo bisoundinga kuvuga ngo ni gute umuntu wabahaye views buri wese miliyoni akayishyuza bijyanye n'ibiganiro na muke akaba yarishyuje amadolari 50 wenda niyo navugayo. Ni gute 400 mu bibesije inkuru none ukabona buryo umunyamakuru ashobora no kugoreka inkuru ikava hano byari byo kuvuga ngo gete umuntu yifashishaga mu gihe umuryango uba mu ntara ntago hari ukuntu bimeze bitari gusobanuka neza ugategereza na version ya Mutabazi. Ariko mu gihe ibyo byose utabikoze ahubwo abantu bagahita babyambikisha kuvuga ngo Mutabazi ngo ageze ku rwego abura yo kwishyura inzu. Nge nabaga mu nzu y'ibyumba 5 muri Kigali nari narishyuye amezi nanasizemo amezi 2 nigira mu ntara ndavuga reka mbe nigiriye kurya ibikirayi cyo mu majaruguru ubundi nzagaruke nari ngiye ngo mbaye bene wabo ariko ntago iryo jambo reka turireke. Icyo nshaka kuvuga ntakuyeyo neza ni ikivuga ngo imvugo iri sarcastic navuze mvuga umukuru w'igihugu abantu bagatekereza no Mutabazi deni rye nirye riri pasono kuri we kuko ndatekereza yuko umuntu wese ufite ubwenge buzima yari kumenya ngo Mutabazi mfite abakunzi batari munsi byibuza y'ibihumbi 10 bumutse babandi barwa rutabura kuri Mutabazi kutuvuza abasanzwe na miliyoni yagera bigaragazwa na views mbagiraho kuko nagomba naje ngo mvuga ibintu mbigobyorera aho ntekeza ko abantu bari bukunde reka nkomeze ntago uragera ku rwego rwo kunca mu ijambo usigaje imyaka 20 yo kuba wamvugiramo wowe noneho nkavuga ngo abo bakunzi simbuza abantu ibihumbi 10 bambwiye ngo nimbabere role model. Ndahamya yuko abanyarwanda basabwe kuba role model n'abantu runaka ni bake. Abo bantu ariko bashyira ku murongo nkababwira ni mwikore mu mufuka turebe ko twayegeranya miliyoni 30 kuko njyewe iyo ngiye kureba ideni sindeba 400 ndeba ideni mu mwuzuro waryo.
noneho rero nkavuga ngo nimba ntarabwiye abakunzi banjye ngo niduterateranye, erega hari n'abagiye bagira ibibazo by'abana barwaye bakavuga bati muyaduterateranyirize miliyoni 50 akaboneka iry'i 5, none se baturuja kuba twarakoze umunwa muri iyi media. Ubu se njye sinari kuza nkarira nkarambarara nkikunenganiya muyateranye nkana recruiting abantu bari bumfashe kuyakusanya. Nimba rero ntaragiye mu bakunzi ngo nyakusanye, aribo nakoreye, aribo nahaye ibitabo by'ubuntu free copies, ntago abantu bagomba gutekereza ko none ngiye kuza kuri His Excellence, my role model, my hero, my everything, ngo ari we mbwira ko ahubwo ni figure de style nakoresheje mu buryo bw'imvugo no kuryoshya imvugo, sarcasm. Ahubwo ba bantu bakunda bango Mutabazi turakemanga, murakemanga ibiki mugiye nkoresha sarcasm muri literature, ibintu byo muri literature nimba ubwabyo utanabishoboye. Mwagiye abantu bamenya intege nke zabo n'urwego bariho bakabyimenyera, cyangwa se bakamenya ngo muri media at least nako baza Mutabazi, kuko no kuri Twitter nyine nahise mbyandikaho ku mugoroba ntarajya kure, mbonye abantu batangiye kubigira birebire. Ndabano mwanyumvishe nabi, imvugo nakoresheje yabisobye. Reka wenda nkomeze n'ibindi bibazo. Ese nta bindi bibazo ko ndi kubona umunyamakuru mwambaza kandi kamera ni nyinshi. Cyane ibyo mutekereza ko biri ambalasa, ibyo bya bindi mutekereza ko bisebetse cyane kurenza ibindi. Nicyo twari tugiye kukubaza kugeza ubu ngubu. Kuko ntago muzongera kumbona. Next time muzambura rwose. Utubwiye impungenge ufite, natwe dushobora kuba dugize amakenga. Harya mfite impungenge. Hari impungenge nyinshi z'uko ibyo winjizaga byose bishobora kuba. None se ibyo ninjizaga hari uwabinyubakiye utari njyewe. Mu magambo makeya, ikibazo kiragira kiti. It's not impungenge, it's a challenge. And a challenge for me, it's an opportunity. Kuri njyewe iyo haje ikimpinyuza aba ari igihe cyo kugira ngo nigaragaze no kugaragaza icyo nshoboye, kuko ngiye icyo ngicyo nacyo ncuruza iki mu bitabo mba mfite. Vuga ngo nimba uri hasi, nimba wakubiswe, c'est pas la fin du monde. Après les échecs la vie continue, ushobora kongerwa kurikira inzozi zawe, ushobora kongera ukagera kuri target zawe. Nimba rero ibyo bije na amahirwe abonetse neza cyane yo kugira ngo none ahubwo nigishe ndi n'urugero kuri bo. Reading by example. Muri leadership tubyita reading by examples. Yes. Rero tukaba twibaza tuti wenda ntitwaba duhagaze ahangaha imibereho ya Mutabazi imeze nabi ku buryo ashobora no kuba burara muri Kigali. Ubundi ubayeho ute? Kigali ntabwo nkituyemo, nta na ghetto nta nake. Nzajya ntaha ibyumba uko byamera kose, nzagaruka. Hari ibyo naganiriye na madamu twemeranya yuko mba ngiye mu ntara kuko nawe nihatuye, kandi wenda nimba bamwe bagira abadamu bakaba babaha ibitekerezo mukabipinga. We yabimbwiye mu buryo buri convenka, arambwira ati waje ukamanuka nkaba nguhata amakeya hariya hepfo. Nkangwihatira amakeya buriya rero mugiye mwe muri gutwikanye nta nibyo menye, mugiye muri mu gutwikanye mba ndimo nakira amakeya y'amapaki. Ariko apotre mba ndimo nakira amakeya aremereye. Amagambo wavuze ku ituro uca ituro ari yashobora kwa gukoza akatuma ukubitwa nkuko watangiye ubivuga. None se nahamagawe nande? Ni Imana. Imana impamagara nimba inyemeza kuvuga ituro, niyo nabandi buri vuga bagaca umutwe. Rega ba Paulo bafashe intorezo bakubita umutwe uvaho. Hari igihe umuntu ajyanye ngo Mutabazi ari intorezo bari banshyiraho. Hayo ubuyobozi bw'u Rwanda tubanye neza. Ibyumba abayobozi rwose mu gitondo bancaho bati muntu w'Imana, nanjye nk'abasuhuza tubanye neza. Abantu b'abagabo bazi ko ideni ribaho tubanye neza. Basugabo nibo ngo yeye amadeni. Hari abagabo muri Kigali bafite ideni rya miliyari banagenda muri vewiti. Kugisa ngo none se uko cyagenda muri vewiti kandi hari uwo nari inzu inshuti yanjye yarafite ideni rya miliyari n'igice, yarazamutse rya muri 2 n'igice. Ko mutarikoze inkuru mbese ubundi ntabwazwe. Donc ikibazo rero ni ikizina rya Mutabazi, ikideni rya Mutabazi. Izina ryubaho. Abantu benshi bibaza ko iriya nzu wabagamo utayibagamo ahubwo wajyaga ugiye kurangiza fair. Bavuga kimwe ukorwa by'abana nka karaka matera. Kuko nawe wavuze ko yari yo kwifashisha. Wavuze ko yo kwifashisha. Wifashishirizaga iki? Kandi cyane hagaragara ko kivuga iki Mutabazi. Iriya nzu ntiyari y'ubusamba. Icyo kibazo nicyo mwatinye murakwepa murakata muribarangura muragenda. None se ubwo
igihe muzaba murimo mumbaza wenda ko bavuze ko washoboraga kuba yanyayeho kuko umva nkomeze mbabwire sibyo ubu ko mwananiwe kumbaza ibyiriya matora n'inzu nabagamo ubu nimba ndi kwagirizwa yuko ndwanya igihugu noneho muzanatinya kuntunga kamera muri abanyamakuru b'abanyabwoba ikibazo mwakase murakata murasesera umva tuvugane iki ngiki umva tuvugane ibi ngibi umva tuvugane ibi ngibi none se mwebwe mwese muzana iby'ibizinga n'abafashe amashusho ajyanye n'ibizinga mukabura ubwenge bwo kubona yuko inzu iyimaze amezi iriya nzu inabamo imidite biragaragara ntabwo ari ibintu bidasanzwe umva nkomeze uransubiriza se ntabwo nsubiriza so nimba rero hariho icyo kintu cyo vuga ngo ahantu hari imidite matora ibiri bugire ikibazo ndetse rekana nakubwira ngo iriya matora kuyihagarika byagenze gute namaze amezi 3 ntaba muri iriya nzu uriya mugabo mvugishije ndamubwira nti buretse hari utubazo mfite amafaranga aho nzahagira nzayaguha yuzuye ku munsi nahagereye ntacyo uzahomba hari ikibazo ufite cy'amafaranga arambwira ati ndi umukire urabizi nta bushobozi mbuze ubwo sinshaka kwinjira mu binyoma abantu bagiye bazana n'impamvu babizanye nibo babizi njya mbasengera Imana nkabanga Imana izamfashe hatazagira inzego zinjira mu kinyoma cyabo naho gitangirira kuko hari abantu babigwamo ntacyo reka tuvuge ko ibintu kuko hari igihe uzasanga umuntu yabijemo hari abanyendonke bambwira ati genda dukubite uriya muntu turamurambiwe uwo wenda we bifite uruhengekero ariko se nimba hari abashumba b'abaryandonke babizanyemo akagambane hakazamo n'abatahira b'ibigarasha abo batahira b'ibigarasha bo bizabahira reka icyo tugisubike iyi ni platform ya showbiz reka nta kizamura cyane ariko ndabasabira ku Mana ngo bitazabahagama uwabikoze wari ukwitwikira nta kibazo nge sinanarwanya umuntu utwika murabizi ko no kubyiriya nzu abanyandikiraga nabaga ni mutwike mukora akazi kose ahubwo mwarantengushye ntago wajya ni mukizi gukubitira mu mavi kubita kuko reputation ya Mutabazi ni nk'urutare reputation ya Mutabazi nese ko nigeze ni reputinga nk'umuntu wa marayika ntago nigeze ni reputinga nka marayika naje mvuga ngo mfite ubwonko ibirimo byahirindura ubuzima bwawe so byagaragaye rero nkuko n'abafite ubwonko burwana muri Ukraine ntazabura utsindwa intambara ubwonko kuba ari ubuhatari ntibikuraho yuko hashobora kubaho igihe bwisanga mu kibazo runaka ariko ikigaragaza ubuhatari nuko cya kibazo kijyamo ntugikwepe ntugitinye ariko warangiza ukanongera ukagisohokamo wemye uzamuye irugo baravuga hari umufaransa wavuze ngo si tu es dans la merde jusqu'au cou tu évites de baisser la tête. Je suis pas dans la merde jusqu'au cou niyo mpamvu nemye nakubika umutwe nawubura so angaha rero tugarutse muri bya binyuma byanyu umuntu namaze amezi 3 ntaba mu nzu nkagaruka irimo iyo imidite nkamwishyura ibihumbi 195 trace de transfer yayo ndayifite n'ikindi gihe yabonaga amezi abaye 4 nimba narishyuye 3 ane nta okay nakonga 7 anyway uwishyuye 3 atabayemo uzika atakanagiyemo n'umunsi wa rimwe n'ubundi ukabona 4 atanarageze yampamagara ari kumwe n'umuyobozi w'akagari nkamubwira ngo nkuko ubwashize twabigenje aho nzazira n'ubundi hari utubazo ndimo nkemura uzigiye mpemberwa ariko nuko kwezi n'impembwa arige ntazabona uko mbikemura ariko igihe nzazira nge buri kwezi guciyeho mba mpombye 60 kubera ko mba nzayongera kuyo nzakwishyura ibyo kubera yuko abantu bafite impamvu yo guharabika ifitanye isano na politiki iyo matora yagize iyo imidite muri amezi 3 naje kwishyura ese ubundi iyo matora wagize ngo ni mwebwe mwinjiyemo mumenya ko ihari uko mwinjiyemo kabiri kwinjira muri kiriya cyumba no gufotora biriya bintu bigize ibyaha buriya Mutabazi nshatse no gukira
irisufiye gushaka umwavoka mwiza ubundi ngahera ku murongo. Uriya ntabwo yizewe. Oya, ntabwo bivuze yuko atizewe. Tukiri kuri matora. Icyo ngicyo ni wowe ukizanye. So nko kuvuga iki rero, abanyarwanda nibajya bakora ibintu bagire imbago runaka bahagarariraho, cyane cyane igihe bazi ko badafite verisiyo yuzuye ya affaire. Ibyo rero ubuse biragira ngo bizajye muri media cyangwa se bijye mu manza abantu bari kuburana inzu yawe yagiraga imidite ngo urabona. Donc Mutabazi kuba naracecetse suko atari njye wari mukuru ko muri affaire ni njye wari mukuru. Umuntu twadufitanye kontra ifite ikivuga ivuga ngo aho nzira simpaba buri munsi, aho nzira nkwishyura yose. Simpaba buri munsi, aho nzira nkwishyura yose. Naho ibyo umuntu ushaka kuvuga ngo sinahabaga ngo nahazaga nje gukora ibyo ngibyo, nimba yumva ko ibyo bintu atari harabika cyangwa se gusebya Mutabazi, yagenda akamenya ko urugo rwanjye rwabaga muri Kigali nkagira n'indi gato muri Kigali, kuko ibyo ngibyo byaba biri rusha. Ariko namenya yuko hariho kuba mu ntara, yagombye no kumenya yuko na mbere yo kugira iriya nzu nuko iyo nabaga ntari bujye mu ntara cyangwa se bwanyiriyeho nabaga ngomba gufata hoteli. None se ko mwe muri abanyamakuru ubwo simwe mwakabaye mufite asubundi mukora ubunyamakuru bwanyu gute? Ubundi nzi ko abanyamakuru akubaza yakumva ikintu uvuze gifite elema iri kontre yacyo agahita yicomekamo kugira ngo balance inkuru. Wenda simbigisha umwuga wanyu byaterwa na views aho uko ziboneka. Ariko ndagira ngo mbibutse muri bukijya abantu havutse saga ya Mutabazi ngo yavuze kuri Dr. Edward Ngirente. Nose navugaga ibiki? Navugaga ibintu byo bwango njemba mu ntara iyo naraye muri Kigali ndara muri hoteli. Iyo ubwayo nere imigaragaza ko Mutabazi n'uyu munsi se nimba ndi kuvuga yuko wenda ntanzu nsigaranye muri Kigali yari yose kubera ko byabaye ngombwa yuko umudamu afata uwo murongo, nanjye nkafata icyerekezo umudamu atanze. Wenda banyu bo wasangamo bafungana umutwe, ariko njye nafashe umurongo icyo gihe wo kumwumva, kuko nimba yari gupropose keya nta muntu wanze keya kuwo yishakiye yakoye. Ariko se ubwo bivuze ko uyu munsi ninkenera kurara hano kame mu ntabwo ndi burare mu kirere. Ibyo rero byo kutagira verisiyo yose y'ibintu, ahubwo umuntu akamera nka wa munyamakuru wari umaze kumbaza ngo yabonye ngo mparitse imbere ngo y'amazu ya muzehe, abantu baza bafite propaganda bashaka kuminjagira no kwinjiza. Wenda ubwo wasanga navuze ngo nari mpagaze imbere yiwe yagiraga ngo arebe ukuntu mpuza nawe ibibazo nibivuka bifate nge na muzehe. So hari abantu bafite imigambi y'ubugome n'urugomo, kandi abo bose bari hagati muri twebwe. Ati waparitse imodoka ngo uri kuganira n'umusaza ngo barakubonye n'amafoto arahari. None ubwo kugira ngo dufata ubundi nge nkunda kubwira abantu ngo nge ntago kugira ngo nkwereke yuko nimba ubeshya cyangwa ufite ubwenge buke bitambikwerekera aho ngaho, bitambidemontra aho ngaho, kuyo ngaragaze ko abantu babeshya muri zisaga zose. Muze kuva nagiye ibyumba by'umweru bibiri bishize, uretse kuba namuciyeho nkamusuza gutya akansuza uri nahase ndahari sawa, nzashaka umwanya nze mu rugo tuganira. Ntago yamenye ibyabaye physical contact. Ibyo ngibyo kiretse ari muzeho bikwibwiriye ubwo se ko namusuje gutya. Ubwo urumva ntago rero wambaza ngo yamenye cyangwa ibyo yamenye n'ibyo atamenye, cyane cyane ko muzehe ni umuntu w'imfura, ni umuntu w'umunyamafaranga. Abakire buriya bagira uko bitwara, ntago ari umuntu ugira utuntu twinshi tw'amagambo, kuko ubundi hari n'ibintu byinshi bijyanye no ngo numvishe ibi nibi nabyumva na mama, kandi nawe ntiyigeze abizana, kandi nawe twarasuzanyije mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Muri iyi minsi mutera agahinda kubera ko nta cyabuze wowe kaburi muragenda umuseze. Nk'urugero icyo kibazo ntago kivuze kubera yuko ushaka kukimbaza nk'ikibazo, ahubwo ushaka kugira ngo nimba cyaravugiwe ahandi ni wawe kize kuhaza nk'igikubitira Mutabazi mu mavi. Reka nigarukire ntacyo, abanyamakuru mugira ibyanyu. Kuvuga ngo umuntu aricara hano akimagine ibiri mu mutwe wa Kabarera Jean Damascene. Kabarera Jean Damascene ni umukire, wasanga ubivuze ari nyakwijyaho nako nyakwipfira. Ni nyakujya, ntago bavuga nyakwijyaho, nyakujya vora nyakujya. Ntago azi mentality z'abantu bari ku rwego rwa Kabarera Jean Damascene uko batekereza. Mu by'ukuri iyo aje kubivuga wenda ari kubona byazana views, ariko wenda aramutse aje akavuga ngo ndi inshuti ye turagendana turahorana, yigeze abinganirizaho nk'urugero
uwo muntu ni umubeshyi. Reka mpite mbigaragarizaho. Wavuze ko yambonanye na muzehe agafotora, ni umubeshyi. Kandi nimba abeshye ntago ari cyo cyonyine abeshye, ni wanga umurongo we. Ni ububeshyi, ahubwo azaza imbere y'abanyarwanda babwire ngo ninde wamwishyuye, yamwishyuye angahe, ubwo bubeshyi bugamije iki? Kabiri, uwo muntu bango muzehe arabango ngo ndi kumugira icyo gihe nahita mubaza ngo noneho se ko nicaranye na executive w'umurenge, kandi executive akaba ari inshuti cyane ndetse akaba ari umuntu uba hafi na hafi na muzehe, ko muzehe ari mu bavuga rikijyana mu murenge wa Byumba. Ese baraganiriye, executive ambwira utuntu dutandukanye tw'abantu baba friends bagiye baganira, yibagirwa kumbwira ngo yarambwiye ngo uri kumuteragaye. Mu by'ukuri abantu bo muri comment n'abantu baza gukora ibiganiro batari abanyamwuga, bafite urwego rw'imitekerereze ruri ku rwego ruriho nkuko twarubonye cyangwa turubona nuko turuzi, bijyanye na buri wese ku giti cye, bafitemo iharabikana, bafitemo ububeshyi, bafitemo ibintu, kandi bo ntago nubwo wenda bafite ibibazo byabo by'imitekerereze, ariko hari igihe umuntu agira n'ubwenge bwo gukora amabi, ubwo bwo manza babugwije. Niyo abeshye ngo hari umwana abizi ko uwo mwana yapimwa, abizi neza yuko nta kuri kwabyo na guto kurimo, we abavuga ngo Mutabazi uwantumye wanyishyuye, wicyo yifuza nuko Mutabazi aza tugasubirikanya. Arya bavuze ko ari umwana umwe, wasanga bamaze kuma nk'ifamu y'abana, we never know, cyangwa se muri bose ntawe wemera. Umva nkubwire, nakubwiye ngo namwe abanyamakuru mwagaragaje urwego rwanyu kubera ko nta numwe wabahaye ikimenyetso cy'umuti, nta numwe. Buri iyi nkuru nzima uvuze ngo muzehe Mutabazi aravuga ibi, washaka ikintu runaka, ntago waza gutyo gusa. Ariko biravugwa ireme. Mwitanya akazi k'abanyamakuru nako kwanariza, twebwe tuvuga ibyo twumva. Biravugwa ukajya kureba ngo nibiri muri comment. None se nk'urugero mfasha abantu 10 cyangwa nka creating amakonti 10 muri comment ikiganiro wakoze nkandikamo ibintu 10, nkazagaruka anje kubikwaza ngo nibiravugwa. Ibyo nane ni amakanuni n'amatekinike y'ibigarasha bijya bikoresha. Sinzi ahubwo nimba abanyarwanda basigaye babitira tekinike. Donc kuza umuntu agashyiramo muri comment ibintu nka 700 kandi byose ari we hoteli wabyo, akagaruka kaza ngo muri comment ngo byagaragaye ko, ariko izo comment ni nawe hoteli wazo, kuko atake nakorewe na atake ziri politike. Ntago zabaye atake nk'izo bataka umupasiteri wenda usanzwe, ntago zabaye atake bakorera umuntu w'umucelebrity usanzwe. So noneho nkavuga rero ngo ibi bintu birimo ibibeshyo n'ibinyoma n'ibihimbano, kuko bavuga ngo Mutabazi ni kateye, ntago ari nk'umuhanzi umwe ntavuze kugira ngo wenda izina rye ritaza kumurakaza, ariko atuye manzari Nyamata, Nyamata. Iyo umukomojeho umugabo we ahitaza akajya kuri Liberty waduhombeje kuri miliyoni 200 akakurega ikiba kikabira, ko bazi ko Mutabazi we akore kukitwikira, ariko bakarenga n'imirongo batagomba kurenga. Nakabaye ndeka abantu bagomeza bagatwika, ariko ko wenda mbona abantu barenga imirongo, kandi akaba n'ibintu ngomba guha umucyo. Wenda ndavuga nti mbere yuko ngenda nanone mbere, kuko Mutabazi nshobora kumara umwaka ntaje muri media kandi abantu bakirira ku izina rya Mutabazi. Ni ubuntu bw'Imana niyo yabikoze, n'impamvu yabikoze niyibizi. So